turabasuhuje inshuti bakunzi ba Irera Rehoboth TV. Uyu ni umwanya tugiye kuganira mu kiganiro cyitwa umwuka n'ibitekerezo. Nitwa Reverend Tuyisenge Theophile. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana dusobanura umwuka n'ibitekerezo uko bikorana, uko bigendana muri iyi nzira y'agakiza, ndetse n'uko umukristo ashobora gukizwa ariko agakizwa neza uko Imana ibishaka, akanezeza Imana n'abantu. Munyemerere mbere yuko dutangira inyigisho yacu y'uyu munsi dusenga Imana kugira ngo Imana ikomeze kubana natwe. Imana yacu, uri Imana nzima, uri Imana idukunda. Ijambo ryawe ritubwira neza ko ari wowe waturemye, kandi uburyo turemye ni uburyo butuma dukomeza kandi kuguhesha icyubahiro mu byo tuvuga, ibyo dutekereza, n'ibyo twibwira mu mitima yacu, bikarushaho gutuma izina ryawe rikomeza guhabwa icyubahiro. Bana natwe rero muri iki kiganiro tugiye kugira ngo abacyumva, bazatureba, Mwami Imana, bahindukirire izina ryawe. Umwuka wawe wera nabane natwe, kandi muri byose ukomeze gushyirwa hejuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Turasoma ijambo ry'Imana muri Zaburi 139 n'imirongo 5 tuza gukoresha, duhereye ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18. Turaza kwifashisha kandi n'ibindi bice bigiye bitandukanye tuza gusoma kugira ngo dusobanukirwe neza umwuka n'ibitekerezo uko ijambo ry'Imana ribivuga, ndetse turagenda tubihuza n'ubundi bushakashatsi bugiye butandukanye bw'abahanga mu buryo buza gutuma twumva neza icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Umurongo wa 13 muri Zaburi 139 uravuga ngo, kuko ari wowe waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaza. Imirimo wakoze ni ibitangaza, iby'umutima wanjye ubizi neza. Igikanka cyanjye ntiwagihishwe ubwo naremerwaga mu rwihisho, ubwo naremeshezwaga ubwenge mu byo hasi y'isi. Nkiri urusoro amaso yawe yarandebaga, mu gitabo cyawe handitswemo iminsi yanjye yose yategetswe itarabaho n'umwe. Mana, erega ibyo utekereza ni iby'igiciro kuri njye, erega umubare wabyo ni mwinshi. Nabibara biruta umusenyi ubwinshi, iyo nkangutse turacyari kumwe. Turaza gusoma kandi ikindi gice tuza kwifashisha mu nyigisho yacu, dusanga mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 4. Turaza gukoresha umurongo umwe wonyine wa 12, n'umurongo uvuga ngo, kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Kuri iri jambo turaza kongeraho n'irindi tuza kubona mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, ni igice cya 5 umurongo wa 23. Turasanga isengesho Pawulo asengera Abatesalonike. Umurongo uravuga ngo, Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe, bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Inyigisho yacu ifite umutwe uvuga umubiri n'ibitekerezo,
ndetse n'umwuka. Ibi ni ibintu bitandukanye tugiye kureba, ariko cyane cyane uko tuza kugenda tuganira muragenda musanga ari ibintu twari tuzi ariko tutazi kubitandukanya. Iki kiganiro rero ni ikiganiro cyo kugira ngo tumenye umwuka n'ibitekerezo uko bikorana, aho bitandukanira, ndetse n'uko byose bishobora guhesha Imana icyubahiro. Ubundi mu busanzwe umuntu agizwe n'ibice bitandukanye. Hari ibice tubona bigaragara inyuma, ari nabyo umuntu ashobora kubona bifatika, biboneshwa amaso, ariko kandi hakaba n'ibindi bice bitagaragara. Ibyo bice bitagaragara akaba ari byo bitegeka cyangwa se bigenera cya gice kigaragara ibyo gikwiriye kuba gikora, ndetse umuntu iyo abyitegereje neza usanga nta kintu na kimwe umubiri ushobora gukora utabitegetswe na bya bice bindi twahoze tuvuga ko tuza kuganiraho. Ibyo bice bitatu bivuze mu magambo make, igice cya mbere ni igice kigaragara, igice twita umubiri. Umubiri murawuzi, buri wese awubona uko umeze. Ni umubiri ugira ingingo zitandukanye, ukagira ibyumviro, ukagira amatwi, ukagira amaso, ukagira amazuru, ukagira ururimi. Buri gice kikagenda gikora ibyo cyagenewe. Ndetse umubiri tuzi neza yuko bya bice bindi bitagaragara ibyo bice biwukoresha, bikawukoresha ibintu bigiye bitandukanye. Ngira ngo twemeranya neza yuko nta kintu umuntu ashobora gukora atagitekereje. Ibintu byose bihera mu bitekerezo, noneho byarangiza umubiri ugashyira mu bikorwa. Icya mbere tugiye kureba ni igice cyitwa umubiri. Igice cya kabiri turaza kureba igice cyitwa ubugingo. Igice cya gatatu turaza kureba igice cyitwa umwuka. Abahanga mu bigendanye n'iyobokamana ibyo bice barabitandukanije, kandi no mu ijambo ry'Imana twasomye mwabonye ko Pawulo nawe abitandukanya cyane. Agaragaza umubiri ukwiriye kurindwa, akagaragaza kandi ko n'ubugingo bw'umuntu ndetse n'umwuka bikwiriye kurindwa. Turaza rero kureba aho bitandukaniye, turebe aho bihurira, kugira ngo mu biganiro byacu bizakurikiraho muzagende musobanukirwa ibyo bintu ndetse mumenye kubitandukanya. Duhereye ku mubiri, navuze ko ari umuntu w'inyuma, kandi ukaba ari nawo ushyira mu bikorwa amabwiriza y'ibindi bice bibiri twise ubugingo ndetse n'umwuka. Umubiri uhabwa amakuru n'ibyumviro byawo, birumvikana uko ari bitanu. Dufite amaso, dufite amazuru, dufite uruhu, dufite ururimi. Ibyo byumviro bifata amakuru bikuye ahantu hatandukanye, noneho umubiri wo ukabihinduramo ishusho y'ikintu umubiri ushobora gufata, noneho bikazagenda bikorana mu buryo umubiri ukora ibyo ugomba gukora. Uyu mubiri bigaragara ko ari nk'inzu, ni inzu ibindi bice byose bituramo, ndetse akenshi abantu bakibwira yuko uyu mubiri ari nawo dukwiriye kwitaho cyane. Niyo mpamvu uzasanga abantu bibuka gukaraba, abantu bakibuka kwisiga, abantu bakibuka kwambara ndetse no kuwurinda, ariko ugasanga bita ku mubiri gusa, kandi umubiri ushyira mu bikorwa ibyo wategetswe na bya bice bindi. Rero tuzareba ukuntu umuntu ashobora kurinda ibyo bice byose uko ari bitatu, kubera yuko ibyo bice byose uko ari bitatu birakorana mu gutuma umuntu aba ari umuntu wuzuye neza, ufite ibyangombwa byose. Hagati y'umubiri n'umwuka habamo ikindi gice cyitwa ubugingo. Mu cyongereza niho gisobanuka neza, cyo bita soul. Uwo rero niwe muntu.
ni igice kiranga cyangwa se akarango k'umuntu, noneho ako karango kakamugaragaza uwo ari we. Bishatse kuvuga ngo umuntu tubona ntabwo ari we muntu. Bishatse kuvuga ngo igihagararo cy'umuntu ntabwo ari cyo muntu, ahubwo ya mitekerereze ituma umuntu aba uwo ari we, niyo ituma cya gice cy'inyuma abantu bakibona bakavuga ngo tubonye runaka, ariko wa muntu babonye aba afitemo ikindi gice kimugira we, aricyo twise ubugingo, cyo twise soul. Ubwo bugingo bw'umuntu nabwo bubamo ibindi bice bigiye bitandukanye tuza kugerageza gusobanura hano. Habamo imitekerereze, hakabamo ubushake busanzwe abantu bazi, hakabamo n'ikigendanye n'amarangamutima. Aha rero iyo ubyitegereje neza niho igice cy'inaringe kiba. Nagerageje kureba uko bimeze, nsanga ari hahandi abantu usanga hari igice cyo kwikunda cyane. Icyo gice cyo kwikunda aho usanga umuntu avuga ngo ibintu byanjye, umwana wanjye, amafaranga yanjye, inzu yanjye. Akenshi icyo ni igice usanga abantu benshi bahugiraho cyane, bakumva ibyo bahugiyeho ari ibyo ngibyo nyine, byose ni ibyanjye, byose ni ibyanjye, byose ni ibyanjye. Rero ibyo ngibyo biranga yuko umuntu mu bugingo bwe harimo icyo kintu cyo kwikunda. Turaza kureba rero icyo umwuka ashobora gukora, icyo umwuka yakora ku muntu kugira ngo ya kamere twavukanye, iyo ngiyo umwuka w'Imana arushaho kugenda ayihindura, arushaho kugenda atugirira neza, turushaho kugenda dutera intambwe igana ku gusa na Kristo, intambwe igana ku kugera ku gihagararo cya Kristo, kugira ngo tube turaba Kristo ariko bakuru. Iki gice cy'ubugingo ni nacyo gice kibamo amarangamutima, kikabamo n'ibitekerezo, kikabamo ubwenge, ndetse n'icyo twita umutimanama, cyo mu Cyongereza bita conscience. Uwo mutimanama niwo umuntu ashobora kugira. Rimwe na rimwe muzabona abantu batari banakizwa, abantu batari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ariko ukabona ni abantu beza, ukabona ni abantu bakora ibintu byabo neza, ukabona ni abantu bashyira mu gaciro, ukabona ni abantu mu yandi magambo muri sosiyete ari beza. Ariko ibyo ntabwo biba bivuze yuko uwo muntu akijijwe, ntabwo biba bivuze ko uwo muntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we, ahubwo imico ye n'imiremere ye ni uko ikoze. Ikiba ikeneye gusa ni ukumurikirwa n'umwuka wera, ubundi tukaba twuzuye, dushyitse, dushobora gukora imirimo y'Imana, tukayikora nkatwe twese, tukayikora mu buryo bw'umubiri, tukayikora mu buryo bw'ibitekerezo, kandi nanone tukayikora mu buryo bw'imbaraga z'umwuka wera. Ndaza kubaha urugero kugira ngo mubyumve neza. Iyo umuntu yagize ibyago, iyo umuntu afite agahinda, iyo umuntu atutswe, ntabwo hababara umubiri, hababara ubugingo. Icyo twita soul nicyo kibabara, kubera yuko ntabwo ari inkoni bagukubise. Ariko akenshi agahinda umuntu agendana, agahinda umuntu ari nako, cyangwa se igitutsi yatutswe, cyangwa se ibyago yagize, bishobora kumubera umutwaro ukomeye cyane. Ibyo byangiza iki gice bita ubugingo, kubera yuko nyine biba byabaye bikarenga ubushobozi bw'umuntu. Ngira ngo mujya mwumva n'abantu benshi batandukanye bagenda bagira indwara zishingiye ku mitekerereze, bagenda bagira indwara zishingiye kuri iki gice. Mujya mwumva abarwara indwara zigendanye n'agahinda gakabije. Aka gahinda gakabije ni uko ibyabaye cyangwa se ibyamuteye byarenze ubushobozi bwe, noneho kubyihanganira bikanga, ugasanga umuntu yagize icyo kibazo. Ariko mu bisanzwe bwo, niba umuntu agukubise inkoni, niba umuntu agukubise mu buryo bugaragara n'ikibando agakubita, umubiri wo urababara.
Igice cya gatatu rero nk'uko nabibabwiye ni igice twita umwuka. Umwuka ni ikindi gice cya gatatu, aricyo umuntu ashobora kuvuga ko ari umuntu w'imbere. Umuntu w'imbere uwo Pawulo yavuze ngo nubwo umuntu w'imbere, nubwo umuntu w'inyuma yasaza, ariko umuntu w'imbere we arushaho kuba mushya. Reka turebe icyo ijambo ry'Imana rivuga ku mwuka, icyo Pawulo yavuze ku mwuka ndetse akavuga no kuri kamere. Hari ukuntu kamere yayisobanuye neza mu rwandiko yandikiye Abakorinto mu gice cya 2 umurongo wa 14 kugera ku wa 16. Hari ukuntu Pawulo yabisobanuye neza mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto mu gice cya 2 umurongo wa 14 ndetse no kugera ku wa 16, abisobanura neza iby'umwuka. Umurongo wa 14 uravuga ngo ariko umuntu wa kamere ntiyemera iby'umwuka w'Imana kuko ari ubupfu kuri we, akaba atabasha kubimenya kuko bisobanurwa mu buryo bw'umwuka. Ariko umuntu w'umwuka arondora byose, nyamara ubwe ntawumurondora. Pawulo aragerageza gusobanurira Abakorinto uko umuntu wa kamere adashobora kwemera iby'umwuka. Niyo mpamvu uyu munsi turi kugenda tubona isi igenda iyoborwa na tekinoloji, isi igenda iyoborwa n'iterambere. Ariko uko igenda iyoborwa n'iterambere, uko igenda iyoborwa n'ibyo byose bigiye bitandukanye, tugenda tubona za ndangagaciro za gikristo, tubona za ndangagaciro z'ubukristo, tubona za ndangagaciro z'umuntu wemera Imana, niko tugenda tubona zisubira inyuma. Ngira ngo namwe murabizi ahantu mutuye, murabizi ahantu mugenda, murabizi ahantu mukorera. Uyu munsi biragoranye kuba ushobora gutandukanya umuntu ukorera Imana n'utayikorera. Impamvu ni iyi. Impamvu ni uko akenshi ubona imikorere y'abantu ukabona irasa. Ukabona abapagani barasa n'abakristo. Wakwitegereza wareba ugasanga impamvu ari uko twarushijeho kuyoborwa cyane na kamere yacu. Tuyoborwa na kamere yacu kurusha uko tuyoborwa n'umwuka. Ibyo byaduteye kudasobanukirwa neza imirimo y'umwuka nuko Imana dukoresha mu murimo wayo cyangwa se no mu buryo busanzwe, kuko tutabasha kubimenya kubera kamere yacu. Ariko Pawulo abivuga neza ku murongo wa 15 akavuga ngo umuntu w'umwuka arondora byose, ariko ikindi cyanejeje ngo ubwe ntawumurondora. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane. Uyu muntu w'imbere twibukiranye yuko mu kuvuka umuntu avuka ibi bice byose uko ari bitatu bifite, afite umubiri, akagira ubugingo, akagira kandi n'umwuka. Ariko uyu mwuka iyo tuvuka we aba asinziriye. Mu Cyongereza nagerageje kubisobanura neza kuko mu Kinyarwanda bisa n'ibitumvikana neza. Avuga ngo we were born spiritually dead. Bishatse kuvuga ngo mu buryo bw'umwuka tuvuka tutari bazima mu buryo bw'umwuka. Iyo turangije kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, icyo gihe iki gice cya gatatu cy'umwuka gitangira gukora, kigatangira gukora imirimo yacyo, kigatanga ubuyobozi cyangwa kikayobora igice cy'ubugingo, noneho igice cy'ubugingo nacyo kikayobora umubiri. Gitangira gukora rero iyo umuntu yakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Ibyo ngibyo bigatuma ingeso ze, kamere ye imurikirwa n'umwuka w'Imana uba yazanywe no kwitwa umwana w'Imana no kwakira Yesu Kristo nk'umukiza n'umwami. Yohana mu gice cya mbere yabivuzeho neza, turajyayo tuharebe mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana. Mu gice cya mbere umurongo wa 12 no wa 13 hari ukuntu Yohana yabisobanuye. Asobanura uko abana b'Imana bavuka, asobanura n'itandukaniro ry'imivukire yabo, abitandukanya n'uburyo busanzwe abantu bavukamo. Mu gice cya mbere mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Yohana umurongo wa 12
yaranditse aravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ageze ku murongo wa 13 abisobanura neza, aravuga ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Haleluya. Rero ni ibintu bitangaje cyane. Iyo tuvuka bwa kabiri, ntabwo tubyarwa n'abantu, ntabwo tubyarwa n'ubushake bw'umugabo, ntabwo tubyarwa n'ikindi kintu, ahubwo ngo twabyawe n'Imana. Iyo rero tumaze kubyarwa n'Imana, ya kamere yacu twavukanye imurikirwa n'umwuka, yarangiza kumurikirwa n'umwuka, icyo ugiye gukora cyose umwuka wera akabanza gutanga icyerekezo cy'icyo ugiye gukora. Bavandimwe, ndabasaba kugira ngo mwitekerezeho, ese uyu munsi umwuka w'Imana aracyayobora ibitekerezo byanyu? Umwuka w'Imana aracyayobora imigendere yanyu? Umwuka w'Imana aracyakorana namwe mu byo mugiye gukora byose? Cyangwa ibigeragezo n'intambara n'ibindi bikomeye byatumye umwuka w'Imana mwimura aragenda, none uyu munsi iyo kamere ikubwiye ngo iba uriba, iyo ikubwiye ngo sambana urasambana, iyo ikubwiye ngo utukana uratukana, iyo ikubwiye gukora amabi yose urayakora. Icyo ni ikimenyetso gikomeye ko umwuka wera atakibana nawe, ni ikimenyetso gikomeye kugenda uva mu buntu bw'Imana. Rero ndabinginga kugira ngo umwuka w'Imana, nk'uko Pawulo yabibwiye Abatesalonike, birarindwe, turarindwe, ingingo zacu zirarindwe. Hano rero muri iki gice cy'umwuka tubonamo ibintu nka 5 nshaka kugira ngo mvuge mu magambo makeya. Iyo umuntu yarangije kuvuka mu buryo bw'umwuka, habaho ibintu nka 5 ngiye kubabwira. Cyambere, habaho ihishurirwa cyangwa se gusobanukirwa iby'umwuka wera. Habaho guhishurirwa no gusobanukirwa iby'Imana, umuntu akabisobanukirwa neza. Uyu munsi ushobora kuba uri mu bintu by'Imana, ushobora kuba uri mu murimo w'Imana, ushobora kuba rwose uri umukristo, ariko se iri hishurirwa rituruka ku mwuka wera ujya urigira? Ese iyo utekereje ntabwo uyoborwa n'ibitekerezo byawe gusa, ukibagirwa yuko Imana yaguhaye umwuka wera uri muri wowe? Rero uyu mwuka wera, icyambere tugira guhishurirwa iyo turi nawe. Icya kabiri, niho guca bugufi k'ukuri kuboneka. Uyu munsi guca bugufi binaniye abantu benshi. Abantu ubona rwose sinzi ukuntu bimeze, ariko guca bugufi biragoye. N'ugerageje guca bugufi abikora mu buryarya, ariko guca bugufi by'ukuri, ibyo ngibyo bitangwa n'umwuka wera. Icya gatatu kiba ku mwuka wera, iyo ageze muri twebwe atanga amahoro. Amahoro Imana itanga akaba muri wowe. Amahoro Imana itanga atandukanye nuko ushobora kuba ufite ibyo urya, atandukanye nuko ushobora kuba ufite ibyo wambara, atandukanye nuko abantu bimeze gutya bagukunze, ahubwo ni n'amahoro aza abantu bakwanze, ni n'amahoro aza wabuze ibyo urya, ni n'amahoro aza wabuze ibyo wambara. Ni amahoro Imana itanga adashobora gutangwa n'ubutunzi, ni amahoro adatangwa n'ibintu umuntu afite, ni amahoro adatangwa n'inshuti n'ibindi bigiye bitandukanye abantu bishingikirizaho. Aya mahoro azanwa na mwuka. Tujyeyo mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa 6, hari ukuntu naho Pawulo yabisobanuriye Abaroma. Mu gice cya 8 umurongo wa 6, tugereyo dusome twumve. Umurongo wa 6 baravuga ngo umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. Numa ngo ubugingo n'amahoro umutima w'umwuka ajya bizana. Ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Birumvikana, nta mwuka wera nta kumvira Imana, nta mwuka wera nta kuyikorera, nta mwuka wera nta kugendana n'Imana, kubera yuko ahari umwuka wera n'Imana ibihari. Ikindi ihishurirwa turarigira, umuntu akabasha kumenya iby'ejo, umuntu akabasha kumenya gusobanukirwa. Uyu munsi biratangaje ukuntu umukristo ashobora kwicara ibintu byose bikajya bimutungura. Iyo umuntu afite umwuka wera akagerageza kugendana n'Imana,
nta kintu kijya kimutungura, kuko Imana ihorana nawe ibimubwira kandi ikamumenyesha ibigiye kuba. Icya gatanu kibaho ni ukuganira n'Imana, kugirana ubusabane n'Imana. Iyo Umwuka Wera ari muri wowe, umuntu agirana ubusabane n'Imana, ukagirana ubusabane n'Imana yakuremye, ukagirana ubusabane busesuye n'Imana, kugira ngo ibyo ukora bigende birushaho kuba byiza. Twasomye Zaburi twasomye y'139, haratubwira ukuntu Dawidi yitegereje arareba, asanga Imana iramuzi, asanga Imana iramusobanukiwe, asanga Imana ni Imana adashobora kwihisha ahantu na hamwe. Nuza gutangira mu mirongo yabanje ntabwo twigeze tuyisoma, twaheretswe ku murongo wa 13, ariko uzasanga ku murongo wa mbere Dawidi avuga ngo Mana warandondoye uramenya, abanguza imyicarire yanjye n'imihagurikire yanjye, umenyera kure ibyo nibwira. Abangu ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire. Imigendere yawe buriya Imana igiye imenya, imigendere yawe irayimenya ikayisobanukirwa, imiryamire irayizi. Noneho Dawidi nguzi inzira zanjye zose. None se ntabwo ujya ubona ko Imana izi inzira zawe? None se nubwo wanyuze mu bikomeye ubonye Imana itaragiye igufasha? Nubwo wanyuze mu bigoye ubonye Imana itagendana nawe? Nubwo wagiye ugira byinshi ubundi byagakwiye kuba byaragukuye mu buntu bw'Imana, Imana yabanye nawe. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo se inyuma n'imbere mushyizeho ukuboko kwawe. Rero ibyo ngibyo biduhereza ubutware, kuko Dawidi yageze ku murongo wa 13 ngo niwe waremye ingingo zanjye, wanteranirije mu nda ya mama. Imana izi ibyo dutekereza, Imana izi ibyo twibwira, Imana izi imigambi yacu, kandi yiteguye kutugirira neza mu buryo dukomeza kubaho mu buzima buyihimbaza. Ndashaka kandi kugira ngo mumenye ibi ngibi ngiye kubabwira. Abantu tubona bavuga Imana babamo ibice burya bitatu, nabyo bigendeye kuri ibi bice bitandukanye twagiye tuvuga. Hari abantu bakorera Imana mu mubiri gusa. Abo ngabo rero ikintu kizabakubwira, uzababoneshwa nuko mu gukorera Imana kwabo nta bintu by'ubwenge bizamo, nta bintu byo gutekereza bizamo. Ni nko guterura intebe uyishyira hariya, nta kintu rwose gutekereza. Ku rwego rw'umubiri rero hari abantu bakorera Imana kuri urwo rwego, navuga ngo ni ku rwego rw'umubiri. Tukagira rero abakorera Imana mu bwenge bwabo gusa. Abo ngabo umuntu yabagereranya na ba Apolo uvuga mu byakozwe n'intumwa. Bibiliya ivuga ko yari umunyabwenge, ikavuga ko yari umuhanga mu byo kwigisha, ndetse akabikora ashishikaye. Ariko Bibiliya ikatubwira ngo ntabwo yarazi Umwuka Wera, ntabwo yarazi niba yarigeze no kuza. Rero abantu bakorera Imana mu bwenge usanga basobanura iby'Imana bakabisobanura mu bitekerezo byabo gusa, nta Mwuka Wera urimo, nta hishurirwa ry'Umwuka ririmo. Noneho hakaba n'abandi bakorera Imana mu buryo bw'umwuka, ni ukuvuga ngo umubiri wabo ugakora, ibitekerezo bigakora, ndetse n'Umwuka w'Imana nawe ukabamurikira bigakora byose. Icyo gihe rero umuntu ashobora kumenya ahantu akorera Imana. Ese koko iyo witegereje ukareba usanga ukorera Imana neza, ukayikorera muri ubu buryo butatu. Imana ishaka ko tuyikorera kandi tukayikorera mu buryo bwose bushoboka. Rero mukwiriye kubitekerezaho. Ese ibyo ukorera Imana ubitekerezaho? Ese icyo ugiye gukorera Imana ubanza kugitekerezaho? Ese iyo witegereje ukareba usanga Umwuka Wera akuyobora? None se niba Umwuka Wera akuyobora, kubera iki ujya wisanga rimwe na rimwe wakoze ibyo udagomba gukora? Ukareba ukibaza, se ibi ngibi nabikoze gute? Se byagenze gute? Se Umwuka w'Imana yari ari he? Ukabitekerezaho. Rero mukwiriye kumenya ko imibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera w'Imana. Rero mu mikorere bikora gutya. Umwuka w'Imana kuko tumwakira, tukamwakira iyo twarangije gukizwa, Umwuka Wera amurikira ubugingo, akamurikira icyo gice twise soul. Iyo amaze kukimurikira nacyo gitanga ibyo gukora
umubiri nawo ukabishyira mu bikorwa. Kana ko ibyo umubiri ukora ni ibyo wategetswe n'ubugingo. Ku muntu utarakizwa, we ubugingo buhita bugaruka gutegeka umubiri, ariko umuntu wakijijwe habanzaho itegeko riturutse ku mwuka. Umwuka agatanga umurongo ku bitekerezo, yarangiza gutanga umurongo ku bitekerezo bigatuma icyo gihe bigenda neza, n'ibyo umuntu yakoze bikaza gutanga umusaruro mwiza. Twongere kandi dusubiremo ya mirongo yo mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike kugira ngo mubyumve neza. Imana izi kubitandukanya, izi kumenya uyikorera mu buryo bwiza, izi kumenya ubana nayo mu buryo bwiza. Kuko mu gice cya 4 mu rwandiko rwandikiwe Abaheburayo twigeze kubivugaho, ni 20 nshaka kugira ngo dusubiremo ubundi twongere twitekerezeho, dusenga Imana. Nawe ufata umwanya wo gutekereza, ese muri ibi bihe bigoye bya nyuma, ese uracyakorana n'Imana cyangwa byageze aho ubivamo urangije wiyoborerwa na kamere kandi wari warasezeye ko itazongera kukuyobora? Mu gice cya 4 ngo ijambo ry'Imana ni rizima, kuko ijambo ry'Imana ari rizima. Ni rizima mu gihe cyahise, mu gihe cya kera, mu isezerano rya kera, ni rizima mu gihe cy'ubu, mu isezerano rishya, ni rizima no mu gihe kizaza. Kandi ikindi, imbaraga zaryo zihora ari zimwe, ngo rifite imbaraga kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, ngo rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura ibyo umutima wibwira ukagambirira. Bishatse kuvuga ko ijambo ry'Imana ryo rirabigenzura. Kandi ikindi, Imana izi kubitandukanya, izi kutwitegereza ikatureba, ikatumenya niba twayibeshye, irabimenya. Niba twatekinitse mu kuyikorera, ibyo nabyo irabimenya. Rero dukwiriye kumenya icyo, tukamenya ko Imana ituzi, tukamenya ko Imana idusobanukiwe. Mu rwandiko rwa mbere kandi Pawulo yandikiye Abatesalonike, naho twigeze kuwasoma, Pawulo yari masengera aba bantu b'Abatesalonike, aravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose. Nanjye ndifuza yuko uyu mwanya Imana yeza intekerezo zacu, nk'uko tukibuka gukaraba, tukibuka gukora indi mirimo. N'uyu munsi ndabasabira kwezwa n'Imana. Imana y'amahoro ibeze rwose, ngo kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. Imana ishaka ko imibiri yacu irindwa, ishaka ko ubugingo bwacu burindwa, ishaka ko umwuka wayo twahawe muri twebwe nawo tusigasira, tukavuga tuti twahawe umwuka wo gukorera Imana, twahawe umwuka wera utuyobora. Ntabwo dukwiriye kuba twiyobora. Kandi akavuga ngo ubugingo n'umubiri byose birarindwa. Ni ikigaragaza ko Bibiliya Imana ibi bice byose ibizi, ngo bitazabaho umugayo. Impamvu tubirinda ni iyi, ngo bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Mu bintu tuzatangira ibisobanuro ni uko tuzatanga ibisobanuro by'uko twakoresheje imibiri yacu, tuzatanga ibisobanuro by'uko twakoresheje ubugingo bwacu, tuzatanga ibisobanuro by'uko twakoresheje umwuka w'Imana uturimo, Imana yaduhaye. Ese mwene data, Imana nizika kubaza icyo wakoresheje umubiri wawe, ese bizakugwa amahoro? Nizika kubaza ibyo wakoze byose, ikabikubaza utanga ibisobanuro, bizakugwa amahoro? Ndagusaba kugira ngo wisuzume. Nsoza, ndashaka kubabwira yuko ubuzima bwiza butareberwa gusa mu kurya no kunywa no kwambara. Ubuzima bwiza bureberwa mu nguni enye z'ubuzima. Ngiye gusorezaho, ubundi nawe ugafata umwanzuro, ugasenga Imana. Niba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukamwakira, kuko ibitekerezo byawe ntabwo bizigera biba bizima, ntabwo bizigera bikora ibyo bigomba gukora igihe cyose udasabye Kristo kugira ngo abe muri wowe. Izo nguni rero enye ubuzima bureberwamo, ni inguni ya mbere ni uburyo bugaragara inyuma. Ubwo buryo bugaragara inyuma, umuntu avuga ko ari uburyo buri fizike. Bugaragara inyuma ni umubiri, nk'ubu twavugaga, ni ubutunzi, ni amazu twubaka, ni n'ibindi bitandukanye, ariko bigaragara. Rero ubuzima bwiza buragaragara, ubuzima bwiza bugaragarira inyuma. Icya kabiri, bugaragarira kandi mu mibanire yawe n'abandi. Murabizi ko
ushobora kuba udafite ubuzima bwiza hagati yawe imibanire yawe n'abandi ikaba ikemangwa, ikaba hari ukuntu imeze, hera iwawe mu rugo, urebe mu bavandimwe, urebe mu bo mukorana. Ese imibanire yawe n'abandi ifite umurongo? Ese imibanire yawe n'abandi iyobowe n'umwuka w'Imana? Ese bimeze gute? Witekereze. Icya gatatu ni mu mitekerereze, nk'uko nari nabivuze. Mu mitekerereze, ibitekerezo byawe utekereza iki? Kugira ngo urebe icyo utekereza, ukwiriye nanone kugenzura ibyo wumva, ibyo ureba. Nk'uko twabivuze, ni ukuvuga ngo ukwiriye kureba ni ibiki ureba, ni ibiki uvuga, ni ibiki ugaburira ibitekerezo byawe. Nk'uko umubiri ukenera kurya, ni nako n'ibitekerezo nabyo bikenera ijambo ry'Imana kugira ngo bimurikirwe. Ikindi gice cya nyuma kireberwamo ubuzima bwiza ni igice cy'uburyo bw'umwuka. Uyu munsi biragoye kubera wenda impamvu zitandukanye. Turi kurwana n'iki cyorezo cyateye isi ndetse n'igihugu cyacu. Ese koko iki gice cyawe cy'umwuka kiracyafite ubuzima? Ese uracyibuka gusenga? Ese birashoboka ko naho usengera, urusengero rwawe rwaba rwarafunguwe kubera ko rwujuje ibisabwa, ariko se uyu munsi cyangwa ukaba ukiri no mu rugo, ese wibuka gusenga? Wibuka gusengana n'abana? Wibuka gukora umurimo w'Imana? Ese wibuka kubwiriza abo mu rugo rwawe? Wibuka gukora imirimo yose y'umukristo? Cyangwa byarangiye cya gihe, igihe twajyaga mu nsengero dusenga? Rero ukwiriye kwitekerezaho, ukibuka ko ibitekerezo byawe n'umwuka n'umubiri bikwiriye kurindwa. Rero iyo umuntu akijijwe afashe icyemezo, umubiri ufata icyemezo kiri mu bushake bw'Imana. Iyo urangije gukizwa, ibyo dukora n'ibyo twibwira n'ibyo tubona mu buzima busanzwe byose bikorwa mu bushake bw'Imana. Bibiliya kandi iyo umwuka wera yarangije kugera muri wowe, ifatwa nk'indorerwamo hagati y'ubugingo na wa mwuka twari turi kuvuga. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko hagati y'umubiri n'umwuka harimo igice cyitwa ubugingo. Ijambo ry'Imana rero rijya hagati y'ubugingo n'umwuka rikaba indorerwamo. None se iyo wirebye mu ndorerwamo ubu nta kintu wumvisemo? Iyo wirebye mu ndorerwamo ntureba ko hari ahantu handuye? Ndakwinginze mwene data kugira ngo ufate umwanzuro uyu munsi. Ibitekerezo byawe byaba bitari biri ku murongo. Ibitekerezo byawe byaba bitari byajya ku murongo uyoborwa na Kristo. Ndakwinginze kugira ngo ubihindure, kugira ngo Imana iture muri wowe. Ndabwira kandi wowe utarakizwa, ufite imico itandukanye rimwe na rimwe yakunaniye, wanabigerageje kera kugira ngo ugerageze ujye ubireka, ariko akenshi wisanga wongeye kubikora. Mwene data, ndakubwira yuko ubwo nibwo bushobozi bw'umuntu, kubera ko kamere y'umuntu nuko imeze, ariko mu ijuru hari Imana, hari umwuka wera ushobora guhindura ibintu. Rero nimuze mwegere hafi, ibyabananiye tubiragize Imana, iduha umwuka wera utuyobora kugira ngo ibyo dukora byose bijye bituma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. None se wowe ntubizi ko imbaraga zawe wazishyizemo bikanga? None se wowe ntubizi ko wagerageje bikanga, ukagerageza gukiranuka, ndetse n'uyu munsi uri mu nzira zigenda uvuga ngo ntabwo ibi bintu rwose ntabwo bisobanutse, ariko ibintu by'Imana birasobanutse. Ariko nk'uko Pawulo yabivuze muri cya gice twasomye mu rwandiko rwa mbere mu gice cya kabiri ubwo yandikiye Abakorinto, yavuze ngo umuntu wa kamere we ntabwo abasha kunezeza Imana. Ntabwo wanyemerera tugasengana, Imana ikabana nawe, ikaba kumwe nawe, mu kazi ukora ukajya ugaragaza Imana? None se wagize ngo ntiwakwiye kugaragaza Imana aho ukora, no mu rugo abantu bakabona Kristo muri wowe, ibyo uvuga bikagaragaza ko umwuka wera yamurikiye intekerezo zawe? None se wanyemerera tugasenga Imana? Nyemerera dusenga Imana, noneho Imana ikora imirimo hagati muri twebwe. Tugiye gusenga Imana, ariko ndagusabye kugira ngo ufate umwanya witekerezeho, urebe niba ibyo utekereza, urebe niba ibyo ukora, urebe niba ibyo ugenderamo bishobora kunezeza Imana. Nusanga atari byo, ubwire Imana ikubabarire. Ni Imana y'inyembabazi, kandi nk'uko twabibonye izi kubitandukanya rwose, ntago wayiryarya
ngo uvuge ngo ngewe urabona ngo reka ngo buriya n'abantu ngo bazi ko nkijijwe. None se niba abantu bazi ko ukijijwe, wowe uzi iki ku mutima wawe? Iyo utekereje ni wowe uzi iki? Wireka uko abantu bakureba, ahubwo wowe reba uko wibona, waze n'Imana igusobanurire kugira ngo uyu munsi ufate umwanzuro wo gukurikira Imana, kandi muri byose ukomeze guhesha Imana icyubahiro. Reka dusenge Imana. Mu gihe dusenga, nawe ube utekereza kandi wihana kugira ngo turusheho kuvugurura imitekerereze yacu n'ibyo twibwira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Mana, turagushima, uri Imana nziza igira neza, kandi imirimo yawe iratangaje kurusha uko dushobora kuyitekereza. Dawidi ayitegereje yaravuze ngo ni imirimo itangaje, kandi yitegereje ukuntu yaremwe abona biteye ubwoba. Aranabyivugira aravuga ngo biteye ubwoba kuko twaremwe mu buryo butangaje. Muri uko kuremwa rero, Mwami, wagiye utanga ingero zitandukanye ukoresheje abakozi bawe, aho Pawulo yavuze ngo byose birarindwe, imibiri yacu irarindwe. Uyu munsi Mwami Imana turagusaba kugira ngo imibiri yacu irindwe nawe, kandi ubugingo bwacu nabwo burindwe nawe, umwuka urindwe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka waduhaye tugende turushaho kurindwa kugira ngo tuzakwishyire tudafite ikizinga. Dusengeye kandi abafashe icyemezo kubwira ijambo kugira ngo bagirire neza. Hari abari barananiwe kureka ibyo bakora kubera yuko imbaraga za kamere zitabakundiraga kubireka. Turakwinginze rero kugira ngo utange imbaraga, izo mbaraga zibe imbaraga zo kureka icyaha, zibe imbaraga zo kugukorera. Kandi abagukoreraga mu mubiri gusa, hari abenshi bagukoreraga batabitekereje, wumva ari ibintu by'ikigari, ari ibintu byo kujyamo gutyo gusa. Bereke yuko udushaka twuzuye, udushaka turi umubiri, udushaka turi umwuka, kandi udushaka turi n'ibitekerezo, tukaza twese tukwishyira tudafite ikizinga. Umugisha buri wese wakurikiye iki kiganiro, kandi Mwami Imana, Mwuka Wera akomeze kutumurikira mu buryo butuma turushaho gutunga umutima w'ubwenge. Mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu.